Igitondo cyiza mwese mukurikiranye ikiganiro Ukurikose vibes. Ku mbuga nkoranyambaga murabona inkuru iri kwica bigacika y'umukobwa witwa Mbabazi Shadia. Uyu amenyereye cyangwa se azwi ku izina rya Shadbou mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari umwe mu banyarwandakazi baba kuri social media cyangwa se bakunze kugaragara kuri social media. Ubwo rero mu ijoro ryashize yatangaje ko yafashwe ku ngufu, nibwo iyi nkuru yahise ikwirakwira. Icyo usabwa muri iki kiganiro Ukurikose vibes ni ukutubwira ese koko Shadbou urabona yafashwe ku ngufu cyangwa ntabwo ari byo? Igisubizo cyawe cyandika muri comment utubwire uko byumva mu kiganiro Ukurikose vibes. Hano tuvugisha ukuri, niba uri kubona koko yafashwe ku ngufu tubwire uti bitewe n'ibyo yatangaje yafashwe ku ngufu, kandi niba atari byo koko ashaka wenda kugaragaza ibindi vuga uti ntabwo ari byo kabisa. Tutaratangira iyi nkuru rero igitekerezo cyawe ni ingenzi, ubinyujije muri comment ukatubwira uko byumva ukimara kubona iyi nkuru ya Shadbou atangaza ko yafashwe ku ngufu muri iri joro ryashize. Uko byagenze rero, ubu kugeza uyu munota uyu Shadbou aratakamba avuga ati inzego zibishinzwe nizimutabare kabisa kuko yakorewe ihohoterwa riteye n'ubwoba. Ati rwose inzego zibishinzwe murebe uburyo mwampa ubutabera. Abenshi bakomeje kwibaza bati se byagenze gute kugira ngo Shadbou atangaze aya magambo ateye ubwoba? Yagize ati ubwo rero njyewe mu minsi yashize nari mfite inshuti y'umusore, twari inshuti mbese ku rwego rw'akadasohoka, aho twasangiraga rimwe na rimwe ndetse kugeza amagingo ya twari tukiri inshuti nubwo bitari cyane. Noneho nibwo uwo musore yaje kumpamagara ambwira ko yansanga mu rugo akansura tukiganirira. Ngibyo yabinsabye kenshi cyane ariko ngerageza kubyanga bitewe nuko nta kanya nari mfite cyangwa se ntashaka ibintu bya stress. Shadbou yatangaje ko byageze nyuma akamwemerera kumusanga iwe mu rugo. Uyu musore nawe yitwa Yugi, ngo ni umuhanzi nawe, afite ibihangano bitandukanye. Ubwo abamuzi mwatubwira kabisa, ngo ajya asohora indirimbo zitandukanye hano mu Rwanda. Noneho nibwo uyu Yugi yapanze kumugeraho iwabo kwa Shadbou mu rugo. Iyo mvuze iwabo ubwo niwe mu rugo kabisa kuko Shadbou afite inzu ye abamo ndetse afite n'abana bagera kuri 2. Uyu musore rero nibwo yafatiyeho agera mu rugo kwa Shadbou. Gusa igitangaje nuko ngo yagiye yitwaje icyo bise ibiyobyabwenge bya karite. Ibi ni bya biyobyabwenge usomyaho umuntu agahita atubwenge ataranasomaho, ahubwo agikoza umunwa ku icupa ahita atubwenge. Ibi nibyo byaje gukora kuri Shadbou rero, nyuma aza kwisanga yageze ahandi hantu. Shadbou yatangaje ko yikanze abona uyu musore afite amacupa aho ngaho mu rugo. Nibwo yahise avuga ati uyu musore se biraza kurangira gute? Shadbou yaje gutangaza ko yaje gukanguka nyuma agasanga yambaye ubusa, mbese muri make nta myenda ikiri ku mubiri we, habe n'agakariso ngo yari yambaye. Nibwo yahise avuga ati ubwo nta kundi kabisa uyu musore yansambanyije kandi ko byarangiye. Ati ni gute naba mbere ninambaye imyenda nkaba nisanze ntambaye imyenda? Nibwo yahise amushinja icyaha cyo kuba yamufashe ku ngufu. Gusa uwo musore ngo yahise yiruka ava aho mu rugo rwa Shadbou. Nibwo Shadbou we yahise atangaza ibi ku mbuga nkoranyambaga ze ati nibamutabare, hari umusore umufashe ku ngufu. Kugeza amagingo ya Shadbou arashaka ubutabera kabisa niba koko ibi yatangaje ari ukuri. Nawe rero mu kiganiro Ukurikose vibes tubwire uko byumva. Uyu musore yaba yiririye akantu kuri Shadbou cyangwa ni bya bindi by'abasari? Wenda wasanga uyu musore kubera ari n'umuhanzi bashaka agatwiko, wenda muri iyi minsi ashaka kwisohorera umuzigo wa danje,
cyangwa se indirimbo nshyashya? Tubwire muri comment rero uko bimeze. Njyewe nitwa MC Biwaki mu kiganiro Ukurikose Vibes. Tubana muri uyu munsi, of course turi ku isi guys, ba witonze. Turi ku isi TV, subscribe, comment and share.